Muri iyi video tugiye kurebera hamwe top 10 y'abasore cyangwa se abagabo bakunzwe n'abakobwa cyane kurusha abandi. Turera ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe, tumara tujya ku mwanya wa mbere tuza kuhasanga umusore ukunzwe cyane kurusha abandi. Ku mwanya wa 10 turasanga Ibrahim. Yakomeje gukundwa cyane n'abakobwa bitewe n'uburyo azi kuririmba mu ijwi ryiza kandi rituje, akaririmba injyana gakondo ndetse n'injyana zigezweho. Byatumye yigura imitima ya benshi, haba abakuze ndetse n'abato. Bikaba byatumye Cyusa Ibrahim aza kugaragara kuri uyu mwanya wa 10 w'abasore bakunzwe cyane by'umwihariko n'abakobwa kurusha abandi mu Rwanda. Tudatinze reka dukomereze ku mwanya wa 9 aho tuhasanga umusore witwa Uwizeye Marco. Yamenyekanye ku izina rya Rock Kimomo, amenyekana nk'umusobanuzi wa filimi ukomeye cyane ku buryo uwo ari we wese ushaka kureba filimi avuga ati ndareba filimi yasobanuwe na Rock Kimomo. Uyu kandi akaba ari umwe mu bazi gutunganya ibyegeranyo, aho ku muyoboro we wa YouTube witwa Rock Kimomo amaze kuzuza abarenga miliyoni y'abasubscribers. Urumva yuko ari umuntu ukomeye cyane kandi akaba akomeje kwigura imitima ya benshi bitewe n'uburyo ari umusore mwiza kandi akaba afite ubuhanga budasanzwe mu gusobanura filimi ndetse no gutunganya ibyegeranyo byiza kandi bikunzwe cyane. Bikaba byatumye agaragara kuri umwanya wa 9 nk'umusore ukunzwe cyane n'abatari bakeya by'umwihariko igitsina gore kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa 8 turasanga Mukunzi Yannick. Yamenyekanye nk'umukinnyi wa football cyangwa se umukinnyi w'umupira w'amaguru, aho yagiye akina mu makipe atandukanye yo mu Rwanda ndetse n'andi. Kugeza ubu aherereye mu gihugu cya Canada. Uyu ni umwe mu bakunzwe cyane n'igitsina gore, aho benshi batatinye no kubivuga ku mbuga nkoranyambaga kandi bakabivugira mu ruhame ko bakunda Mukunzi Yannick bitewe n'uburyo ari umusore uri physical fitness. Byatumye akomeza kwigira imitima benshi by'umwihariko abakobwa. Kugeza ubu afite umugore witwa Iribagiza Joy, gusa ntibyabujije abakobwa gukomeza kumukunda cyane. Bikaba byatumye aza kugaragara kuri uwo mwanya wa 8 nk'umusore cyangwa se umugabo ukunzwe cyane n'igitsina gore kurusha abandi mu Rwanda. Nawe uraza kutubwira niba Mukunzi Yannick yari kugaragara kuri uwo mwanya wa 8 cyangwa se tubwire undi mwanya yari kugaragaramo bitewe n'uburyo ari mwiza, ushobora no kumushyira muri top 5. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turahasanga Jay Rwanda. Uyu ni umusore wubatse umubiri, benshi niko bakunze kuvuga by'umwihariko abakobwa. Uyu akaba umwe mu bakunzwe cyane n'igitsina gore bitewe n'uko ari umusore mwiza cyane. Si ibyo gusa, yaje no guserukira u Rwanda muri Mr Africa nk'umusore mwiza cyane cyangwa se umusore uhiga abandi mu bwiza. Urumva yuko ari umuntu ukomeye cyane kuko umusore usohokera u Rwanda muri Mr Africa urumva yuko atari umuntu woroshye. Bikaba byatumye agaragara kuri uyu mwanya bitewe n'uburyo abakobwa cyangwa se abagore bakomeje kumukunda cyane bitewe n'uburyo yubatse umubiri. Nawe niba ari ubwa mbere umubonye cyangwa se wari usanzwe umuzi, ndazi neza ko udashobora gushidikanya, ngira ngo uri kubibona ukaba nawe ushobora kwemera yuko yagakwiye kugaragara kuri uyu mwanya wa 7. Wowe tubwira muri comment umwanya wabonaga yaza kugaragaraho. Gusa twe twamushyize kuri uno mwanya bitewe n'uko hari abandi beza cyane tugiye kubona muri iyi top 10. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa 6 aho tuhasanga umuhanzi ukomeye cyane witwa Ndayisenga Rukundo Christian, yamenyekanye ku izina rya Chris Easy. Uyu ni umusore ukunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze bitewe n'uburyo akunze gukora indirimbo zigakundwa cyane, by'umwihariko twavuga nk'iyitwa Inana, Jugumira, Bana yakoranye na Shafi ndetse n'izindi. Ibi kandi akaba umwe mu bakurikirwa cyane kuri social media platforms zitandukanye by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube. Uyu Chris Easy ni umwe mu bakunzwe cyane by'umwihariko n'abakobwa bitewe n'uburyo ari mwiza, haba uburyo aririmba, uburyo ateye ndetse n'uko avuga, ku buryo umukobwa aramutse ari guscrollinga akabona ikiganiro cya Chris Easy yahita akireba nk'isaha yose agakomeza kugisubiramo bitewe n'uburyo ari umusore mwiza cyane kandi ukunzwe. Birashoboka ko nawe utashidikanya ko yagakwiye kugaragara muri iyi top 10 kandi akagaragara kuri uwo mwanya wa 6. Tugiye kujya muri top 5 cyangwa se mu basore beza cyane kurusha abandi mu Rwanda. Gusa mbere ko tubagiraho nagira ngo nkwibutse, niba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba usanzwe kuri muri wacu wa YouTube, ukaba utarakora subscribe, like, share na comment ngo ufungure inzogera, wabikora kuko ni ingenzi cyane kandi ikaba n'inkunga ikomeye. Uraza kutubwira muri comment uburyo wabonye ino video, utubwire umusore wagakwiye kugaragara ku mwanya runaka ndetse utubwire n'utagaragaye muri top 10 kandi yagakwiye kugaragaramo. Reka dukomeze muri top 5 cyangwa se mu basore 5 ba mbere bakunzwe cyane by'umwihariko n'abakobwa cyangwa se igitsina gore muri rusange.
Ku mwanya wa gatanu turasanga umusore witwa Kwizera Jean Bosco wamenyekanye ku izina rya Juno Kizigenza. Uyu amenyekana nk'umuhanzi ukomeye cyane aririmba mu njyana nziza kandi zikunzwe twavuga nka Afropop ndetse na R&B, aho aririmba indirimbo nziza z'urukundo kandi zigakundwa. Twavuga nk'iyitwa Igitangaza yakoranye na Kenny Solo ndetse na Bruce Melody ndetse n'iyo yitwa Shenge ndetse n'izindi zitandukanye. Uyu akaba umwe mu bakunzwe cyane kandi byagiye bigaragara no muri social media zitandukanye, aho bamwe bakomeje kuvuga ko bamukunda. Twavuga nk'umukobwa witwa Joyeuse, aho yaje no kubivuga mu ndirimbo avuga yuko akunda Juno Kizigenza, ko ari we ushobora gupfa ku bwe. Byaba byatumye Juno Kizigenza akomeza gukundwa cyane. Si ibyo gusa, yavuzwe mu rukundo n'ibindi byamamare bikomeye cyane by'umwihariko w'abahanzikazi twavuga nka Ariel Ways, abavuzwe mu rukundo igihe kirekire kandi bakorana n'indirimbo nyinshi, twavuga nk'iyitwa Away, Injyana, naho Juno Kizigenza yaje gukora indirimbo yitwa Urankunda akaza kuvugamo izina rya Ariel Ways, bigatuma benshi bavuga yuko bari mu rukundo. Urumva yuko ari umusore mwiza cyane, bikaba byaratumye abakobwa benshi bakomeza kuvuga yuko bamukunda. Bikaba byatumye agaragara kuri uwo mwanya wa gatanu. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa kane, tuhasanga uwitwa Andi Bumuntu. Uyu nawe ni umusore ukunzwe cyane, yahoze ari umunyamakuru akora kuri Kiss FM, gusa nyuma aza kuyisezera akomeza umuziki. Uyu afite indirimbo nyinshi zakunzwe by'umwihariko twavuga nk'iyitwa On Fire yakunzwe cyane kurusha izindi zose. Uyu Andi Bumuntu arakunzwe cyane bitewe n'ijwi ryiza aririmba indirimbo nziza kandi zigakundwa, byatumye akomeza kwigira imitima atari bake by'umwihariko abagore cyangwa se abakobwa. Bikaba byatumye uyu Andi Bumuntu aza kugaragara kuri uyu mwanya wa kane. Reka dukomeze ku mwanya wa gatatu, tuhasanga uwitwa Meddy. Uyu ni umuhanzi nawe ukomeye cyane uririmba indirimbo nziza kandi zikunzwe by'umwihariko mu njyana ya gospel. Akaba umwe mu bahanzi bakomeye cyane bitewe n'uko ari we wenyine ufite indirimbo yabashije kurenza miliyoni 100 z'abayirebye ku rubuga rwa YouTube, aho yakoze indirimbo yitwa Slowly imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 133 ku miyoboro ya YouTube wa Meddy, kandi akaba umwe mu bakurikirwa cyane, aho agaragara ku mwanya wa kabiri w'ibyamamare bikomeye cyane kandi bikurikirwa mu Rwanda, akurikirwa n'abarenga miliyoni 1,480. Urumva yuko ari abantu benshi cyane. Bikaba byatumye uyu Meddy agaragarizwa urukundo n'abantu benshi cyane mu Rwanda ndetse no hanze by'umwihariko abakobwa. Bikaba byatumye nawe aza kugaragara kuri uwo mwanya wa gatatu. Tudatinze reka dukomeze ku mwanya wa kabiri, aho tuhasanga umuhanzi ukomeye cyane witwa Mugisha Benjamin, yamenyekanye ku izina rya The Ben, Tiger B cyangwa se One of Kind. Uyu akaba ari umwe mu bakunzwe cyane by'umwihariko n'abakobwa cyangwa se abagore. Uyu Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben arakunzwe cyane, kandi nubwo benshi bazi yuko ari umugabo wa Uwikiza Pamela, bakaba bafitanye n'umwana witwa Ikeza Luna Ola Mugisha. Ibi byatumye akomeza gukundwa cyane ndetse no kumenyekana, nubwo bazi ko afite umugore ariko ntibyabujije gukomeza kumukunda bitewe n'uburyo ari umusore mwiza kandi ugaragara neza, haba uburyo avuga, uko yitwara, by'umwihariko bikagaragarira mu ndirimbo akora nziza cyane z'urukundo. Twavuga nk'iyitwa True Love ndetse na Ni Forever, akaba arizo ndirimbo zakunzwe cyane kurusha izindi. Bikaba byatumye Umugisha Benjamin cyangwa se The Ben agaragara kuri uyu mwanya wa kabiri. Tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Ese ku mwanya wa mbere uratekereza ari kugaragara uhe musore? Tubwire muri comment niba utaramwumva, turebe ko tuza guhuza. Mu gihe usanze wakekaga atari we, tubwire muri comment wabonaga yaza ku mwanya wa mbere. Nkwibutsa niba ari ubwa mbere cyangwa se ukaba warasanzwe kuri uyu wacu wa YouTube, ukaba utarakora subscribe, gufungura inzogera, wabikora kugira ngo uzacikwa na update z'ubutaha. Niba ari video wifuza tubwira muri comment. Ureke gukora share na like kugira ngo n'abandi babone amahirwe yo kumenya update cyangwa se video tunyuza kuri channel yacu. Tudatinze reka tujye ku mwanya wa mbere, aho tuhasanga umuhanzi witwa Israel Mbonyi. Uyu akaba ari umuhanzi ukomeye cyane kuko kugeza ubu niwe muhanzi ukurikirwa cyane kurusha abandi ndetse n'abandi basitari bose bo mu Rwanda, aho akurikirwa n'abarenga miliyoni 2,280. Urumva yuko ari abasubscribers benshi cyane. Akaba yaramenyekanye mu ndirimbo nziza mu njyana ya gospel, aho aririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Akaba afite indirimbo igaragara ku mwanya wa kabiri mu ndirimbo zarebwe cyane kurusha izindi z'abahanzi b'Abanyarwanda, aho yakoze indirimbo yitwa Nina Siri imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 93 ku miyoboro ya YouTube. Urumva yuko ari umuhanzi ukomeye cyane, byakomeje gutuma akomeza kwigara imitima ya benshi by'umwihariko igitsina gore, bikaba byatumye aza kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere.
tubwire muri komenti niba ari we wakekaga ko yagaragara ku mwanya wa mbere, niba atari we tubwire uwo wabonaga yagaragara ku mwanya wa mbere.